jayo maraso nzi yuko nanjye ndimo. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nanone ndagarutse tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Zana umutima wawe hafi, umutima wawe uwegereza Imana. Ijambo rigira aho rigukura, rigira ibyo birihindura muri wowe, rikubera iryo. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nanone ndagarutse tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Zana umutima wawe hafi, umutima wawe uwegereza Imana. Ijambo rigira aho rigukura, rigira ibyo birihindura muri wowe, rikubera iry'umumaro kandi risige hari ibyo ryubakitse. Imana iduha umugisha. Umukozi w'Imana nanone agiye kudusomera ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 11 arahera 32. Imana imuha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yapfuye. Yesu dusimuke? Yego. Okay. 37. Ariko bamwe muri abo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare kumva. Yesu aramubwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro, sohoka. Uwari apfuye asohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko, n'igitambaro kimupfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Nuko benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo akoze baramwizera. Ariko abandi muri bo bajya ku bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko, barabazanya bati, tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi? Nitumureka dutya bose bazamwizera. Kandi yes. Imana iduha umugisha. Nukenera kurisoma uzakomeza usome hose. Imana itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana rya Marita na Lazaro na Yesu ndetse n'abafarisayo. Imana itugirire neza. Ntabwo ndavugaho byinshi cyane, ariko nje kuvuga ngo imbaraga z'Imana uko zakoraga kera n'uyu munsi Imana iracyakora. Ko yakoraga ibitangaza n'uyu munsi Imana iracyakora ibitangaza. Imana itugirire neza. Imana izura ibyawe byapfuye. Yego. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yesu yari inshuti we na Lazaro
baragendanaga uko bwari bwije n'uko bukeye, ndetse babaga hamwe kuko akenshi ubwo bararanaga. Abantu benshi bamenye ko Yesu ari inshuti na Lazaro. Nuko bigeze nyuma Yesu ava mu urwo rugo aragenda. Amaze kugenda hashize iminsi, Lazaro ararwara cyane, ararwara. Bigeze nyuma mushiki we Marita aragenda abwira Yesu, aramubwira ati mwigisha, inshuti yawe Lazaro wa wundi ukunda ararwaye kandi yenda gupfa. Ariko Yesu yasubije Marita amagambo akomeye cyane, aramubwira ngo genda umubwire ko indwara arwaye atari yo kumwica, ahubwo ni ukugira ngo imirimo ya data ihererwe icyubahiro muri yo. Amen. Imana itugire neza. Ngo bigeze nyuma ubwo nta kindi Marita yakoze, yajyanye iyo nkuru ayibwira abavandimwe, ayibwira bari bamurwaje ati nimuhumure, nubwo mumurwaje ntabwo arapfa. Nubwo tumurwaje hari amakuru Yesu yamaye, hari amakuru inshuti ye yamaye, yambwiye yuko atari uwo gupfa. Imana itugire neza. Ngarika iminsi ishize Lazaro arwara cyane arapfa, hari ibyo yemera ko bikubaho. Imana itugire neza. Ngamaze gupfa barijujuta ati si Imana yavuze. Abahanuzi baravangiye benshi b'ikigeni niko twavuga ati runaka yaravangiwe na runaka yaravangiwe. Ariko reka nkubwire, Imana ikora ibintu biyifitiye inyungu, kandi Imana imbaraga zayo akashi Imana ikora imbaraga z'umuntu zinaniwe, kugira ngo igihe cyose uzabibona uzabone ko ari Imana yonyine yabikoze. Uyu munsi nubwo ubabaye, nubwo bikomeye, ariko yirebere mu byo yakoze. Numara kuyirebera mu byo yakoze biragutera imbaraga, bikwereka ko n'ibindi Imana izabikora. Hari ibyo Imana yakoze wabonaga bidashoboka, hari urupfu Imana yagukuyemo wabonaga bidashoboka. Uyu munsi Satani najya kukwihabesha, umwereka yuko hari ibyo Imana yakoze byari bikomeye kuruta ibikomeye uyu munsi. Bigeze nyuma ngo amaze gupfa, abafarisayo n'abanditsi baza gushingura nk'uko abandi bari baje gushingura. Ngo ariko igihe kigeze Yesu nawe yiyumvisha mu mutima we, yari asanzwe azi ibiri kubera kwa Lazaro, yari asanzwe azi ibintu biri kubera kwa Marita na Mariya, yari azi ko Lazaro yapfuye. Ngo bigeze nyuma arahagera, ngakimara kuhagera ngo abafarisayo baramukwena, baraseka cyane, baraseka. Ngo bigeze nyuma Yesu nawe asuhuza umutima, arira nk'uko abandi barira. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ari uko yarababajwe ko Lazaro apfuye, ahubwo wicyamurijije ni abantu bari baraho ngaho batizera ko Imana ishobora byose. Ngo bigeze nyuma ngo barabati aha mwabirebye, burya nawe yakundaga Lazaro, ari kurira disi kuko yuza kurushaho gukora ibitangaza. Ntibari gutuma, uwo niko Marita nawe yavuze ngo ntibari gukundira ko musaza wacu yarinda apfa agashira mu mwuka. Yuza kuba hano, yuza kuhaguma n'ugende, ntabwo musaza wacu yari gupfa. Ariko reka nkubwire, Imana ni Imana idakangwa n'ibinuka, ni Imana idakangwa no gukomera kw'ikigeragezo, ni Imana idakangwa n'intambara uko yaba imeze kose, ni Imana ishobora byose. Amena. Imana itugirira neza. Ngo bigeze nyuma ngo Lazaro, ngo Yesu, bafarisayo bamaze kuvuga byinshi, hari ibintu bigushungereye uyu mwanya bitegereje ko wamwara, hari ibintu bigushungereye aka kanya bizi ko ibyawe byapfuye byarangiye, hari ibintu bizi ko nta wundi buvugizi, hari ibintu bizi ko nta yandi mahirwe ya kabiri yaza kuri wowe. Ariko uyu mwanya, kuri aya masaha, ndagutangariza ngo iyakoze cyagi yakoze bya bindi, yiteguye gukora n'ibyo ngibyo. Ngo bigeze nyuma ngo Yesu abwira Marita, mugende mujya kunyereka aho Lazaro ari, mujya kunyereka aho mwamushinguye. Abandi barabati disi nta kibazo, mugende mujya kuhamwereka, hari igihe cyo kwibuka cyangwa igihe cyo kurira, igihe nikijya kirajya naho azagera ajya gusura inshuti ye. Ariko Yesu ntabwo aricyo cyari kimujyanye. Uyu mwanya ndagutangaje ngo Yesu namara kugera mu rugo rwawe, namara kwinjira ku buzima bwawe, arasigara ibyo amaje kuzura. Ntabwo aragenda nk'uko yaje, uko yagusanze ntabwo ariko aragusiga, hari ibyo arabanza kuzura mu buzima bwawe. Ngo bigeze nyuma ngo Yesu amaze kuhagera, ngo arangije aravuga ati mwebwe mwashizeho urutare, mwakongera mukarukuraho. Ngo arapfukama ararama, areba mu ijuru. Mu gihe byagukomereye, mu gihe byanze, we kujya uhanga amaso ku bantu, we kujya uhanga amaso mu miryango, we kujya uhanga amaso ku mashuri yawe, jya urapfukama urarame, ugisha Imana inama, uhanga amaso mu ijuru. Amena. Haleluya.
ngo bigeze nyuma ngaravuga ngo mwebwe mwashizeho urutare mwongere murukureho, ngarapfukama arararama ngo data ndabizi sanzwe nzi kunyumva iteka ryose, ariko mbikoze ku bw'abarozi, mbikoze ku bw'abanyamahanga, mbikoze ku bw'abatizera kuri Imana ishoboye byose, mbikoze ku bw'abaturanyi w'uyu muntu, ku bw'abaturanyi ba Lazaro bazi ko byarangiye, mbikoze ku bw'abagambanyi bagambaniye umuntu mu kazi bazi ko byarangiye. Ngarararama arahamagara ngo Lazaro ngo kanguka wari wapfuye, ngaritaba vangamena. Imana itugire neza uyu mwanya, Imana igira ibyihamagara, hamagara akazi kawe kapfuye, hamagara urwo rwawe rwasenyutse, hamagara ubuzima bwe wongere ugire ubuzima buzima uyu mwanya. Imana yongere kuzura ibyapfuye kuri wowe, yongere kuzura kugira igikundiro, Imana yongere kuzura kugirana ubusabane nayo, yongere kuzura kuvana mu banyamahanga, yongere kugarura mu nzu yayo, ikuvane mu bwigunge, kuvanye mu gicuku cy'umwijima, ikuvane aho byari bigukomereye. Imana igira ibyizura byari byamaze gupfa, abantu bashizeho iherezo, ndetse nawe ushiraho iherezo, abantu bashizeho iherezo n'umutima wawe ushiraho iherezo, ariko uyu mwanya ndagutangarije ngo Imana yiteguye kuzura ibyawe byapfuye. Imana itugire neza ngo Lazaro yavuyemo ahambiriye, ahizingazinze mu myenda, ariko Yesu aravuga ngo ni mumuhambure kandi mureka agende. Imana nimara kukuzitura, imaze kuzitura ibyawe urongera ugira agaciro. Imana nimara kukuzitura, yongeye kuzitura ibyawe urongera ugira ubuzima nyabuzima. Imana nimara kukuzitura, izituye yenda uzabyara nk'abandi. Imana itugirire neza. Imana mu izina rya Yesu, uri umukozi umuhanga, uri Uwiteka, Imana ishoboye byose. Uyu mwanya uko twumvise ijambo ryawe, wageze kwa Lazaro umuzura amaze iminsi ine mumva. Aba babyeyi, aba bagabo, aba bakobwa, aba basore, aba bana batoya, aba banyarwanda, hari ibyo wazura byabo byamaze gupfa kubera ko ushoboye byose. Hari ibyo wazura akazi, wazura imibereho, wazura, hari ibyo wazura mu mande zabo. Sinajye gahabwa icyubahiro. Komeza ubane natwe kandi utugire neza. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen.